nanone wahita wibaza niba ikibazo ari umutoza, ubuyobozi bushinzwe kurebera ekipe kuki umutoza batamwirukana, nabo ndahita mbashyiraho ikibazo umuntu uyoboye polisi. ahubwo njyewe nabona ikibazo njyewe atari umutoza, ikibazo ari nuza muri staff harimo ikibazo, ariko n'umutoza nese umutoza nawe tumushyire hino, n'umutoza ntafite ikibazo. Ndatabaza umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda, uyu ni umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Kiyovu Sport, naza bafashe bino bibazo bivemo. Axel Gangura niba koko avuga ko afana ikipe ya Kiyovu Sport, ni umunyamakuru twemera hano mu Rwanda, aratabaje. Niba ikipe ya Sport hazamo ibibazo, inzego zose zigahaguruka bakayifasha, why Kiyovu Sport bo batayifasha? Si discrimination irimo kwijyana kuri stade Amahoro agiye guha ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club, stade ubona ko yuzuye abafana bakubise buzuye, match ubona ko iza kuryoha cyane. Aya match yanatangiye ubona ko ikipe ya Sport itangiye ataka, Fitina Ombalenga chomeka pass kwa Ndayishimiye Richard chomeka pass externe magique kwa Muhirekeve capitaine, Muhirekeve shakisha Adama aragucenga, Adama aragusubira, Adama arinjira muri box imberezo isho bamwita Adama Bagayoko. Niba badefaseri b'ikipe ya Peri arabacenga bose bagira inyanya, ahereza pasi y'amazi uwo bita Ndayishimiye Richard, arekura ishoti rikomeye cyane, arekura tirikadere, umuzamu akoze intoki zirashya, asigara akanura nk'umugabo wari ibiryo by'abana. Mbega igitego! Uwo bita Ndayishimiye Richard avuga ati ntago naje gushinata ngaha mu Rwanda, Rayon Sport kimwe ikipe ya Peri sufuri. Alright, reka nongeye mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane aho muri hagiye hatandukanye, turabareba neza cyane. Nabwiye ko hano kuri platform Shop TV tugira content zigiye zitandukanye, aho tuganira nyine n'abatumirwa, ubwo ngubwo ni muri ya content urugendo rwe, ariko nanone tukaza no kugira indi segment y'imano, nagira ngo yaba yenda igiye kugaragara bwa mbere mu maso yanyu, ariko dusahari n'abandi dusanzwe dukorana. Hano hazajya aca abana bafite impano bagiye batandukanye kabisa. Umuntu wese ufite impano muri siporo yumva agomba kugaragaza, ajyaza ashaka mwarimu w'imikino, mwarimu tistash tuzamure siporo, tugire umusada dutanga nyine kuri siporo, ndetse n'abandi bafite ibyo babwira abanyarwanda, bazi babwire uwo bikundira abone isoko nyine, agiye ku isoko nawe ahangane nk'abandi. Ibyo nibyo mba nifuriza buri mu wese mwuka byaramwe. Ndabakunda cyane, njye niko twishimire Anastash mwarimu w'imikino kabisa. Behind ibindi byose dukora ku kibuga, tukogeza imipira, tukabaha highlight ama interview, n'iyi segment muzamuyisangamo kabisa, kwakira umwe mu bavandimwe aza katuganira umupira, mukumva taciye, mwamukunda mukabyandika muri comment kuvuga ati komereza ngaha, mwakumva ari cyagomba gukosoramo, nabyo mukabishyiramo, mukatwubaka, mukatweditinga, niko tugomba kubana kabisa. So ndi kumwe n'umutaramu rero, bimeze bite? Ni fresh kabisa mwarimu. Meze neza cyane kabisa, nawe urabibona. Nawe ukunda mwarimu? Byatari, mwanyakiriye neza cyane, urabibona. Hano mfite n'agafana. Oya kumira have dore. Oya bibene, okay. Ayaya. So ubwo rero nibyo mba ndi kuvuga, mu by'ukuri ati nkundira abantu, umuvandimwe nagiye ko mbona nakiriye SMS ye, mu by'ukuri mbere ko mwakenda kujyana nawe twibwira muri make. Ndamwakira avuga ati nkunda ibyo mukora, mu by'ukuri Shop TV ni platform nanjye numva nakwicaraho ngaganira abanyarwanda umupira, mu by'ukuri nifuza no kuzakura muri kariyeri y'imikino. Ubwo rero mukomeze mudukundiremo kandi mukunda kubikora kuri ya slogan yanjye rero ati nkundira abantu. So nanjye nagira ngo mumukunde rero, nimwumva akwiye gukunda uko byabimeze kose mugomba kumukunda, mugombe mudukunde muri bino bintu. So tangira twibwira nyine kugira ngo nyine abantu babanze bakumenye, then twite twanzika n'amakuru, twumva ubwiza bwawe muri iyi siporo kabisa. Uragenda tudondosha kuko azanye paki y'amakuru menshi cyane, aza kutwereka impano ye no mukogeza igitego
numwe mu bajene kabisa afite ngo diverse skills muri football. So tangira twibwira then turaza kugenda noneho tugenda no mu makipe tugenda tugira icyo twumva nyine ibiri kugenda bivugwa nyine tugendeye kubiri update. Okay, amazina yanjye nitwa Fabrice Mporananayo, gusa abantu benshi bazi ku izina rya Simba. Ubundi uvuze Fabrice Mporananayo abantu benshi bashobora kutumva ibyo ari byo. Abantu bo muri quartier zacu hariya Inyanza za Ntyazo uvuze Simba bahita bakumva. Gusa nyine nge ndi Nyanza mu mujyi bazi izina Fabrice, ariko abantu bose twiganye bose tuziranye izina Simba niryo bazi cyane kabisa. Simba kabisa. Simba ni ijambo ry'Igiswahili. Ko sinare hari Simba ni intare kabisa. Ayaya. Nusifana Nyamukandagira. Yumvishe makanu k'intare muri Nyamukandagira. Je nago meze nk'aba banyamakuru njya mbona nge ndashaka kuzaba umunyamakuru umunyamwuga nta kipe fan. Gusa nyine ugiye gukurikiza ni waca aho nuruka wibwira ikipe mfana ahita mfana mbaye ubufana. Wow, ufana murera. Na fana murera. Ariko rero nagenda ku myambaro wambaye nkahita mvuga turi umuyobo. Imyambaro buri yafana mu mutima nago afana imyenda. Je ndi umunyamakuru bisanzwe nago ndi umufana kabisa. All right. Yes. Ariko tubwiye. Je rero nifuze ko twaganira mu ikipe ya Kiyovu Sport hakomejwe kuvugamo ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ariko abanyamakuru benshi bakomeye cyane hano mu Rwanda bagenda babyirengagiza ariko mu ikipe ya Kiyovu Sport rwose ugiye kureba urasanga ari ibibazo byinshi cyane. Kwibukiranyije mwarimu turabyibuka ubwo uwo bita Juvenal Mvukiye ndetse n'uwo bita General bari bahanganye aho ngo n'ibibazo bya Kiyovu Sport byatangiriye batangira bapfa ubuyobozi ngo umwe ayoboye Kiyovu Sport Company undi ngayoboye Kiyovu Sport Association. Birangije baragiye baragambanirana umwe akajya afata umwanzuro undi akawusenya. Birumvikana ku muntu wese uzi football ntago umuntu umwe yaba ayoboye Kiyovu Sport ngo company undi ayoboye Kiyovu Sport Association ngumubwire ko ikipe yagira perezida babiri ngumubwire ko bazumvikana ni ikizira cyane nkuko nta gihugu cyama perezida babiri. Noneho uwo bita Mvukiye Juvenal baje kumukorera coup d'etat avaho hazo bita General akandiraho biranga kandi twibuke yuko uwo bita Juvenal akiyoboye ikipe ya Kiyovu Sport nta kipe yakoragamo. Rayon Sport yarazaga igakubitwa. Juvenal akiyobora ikipe ya Kiyovu Sport ntago ikipe ya Rayon Sport yigize ikoramo twese turabizi. APR nayo yarazaga igakubitwa. Ubundi turibuka Juvenal akiyobora ikipe ya Kiyovu Sport Kiyovu Sport yatakaje igikombe ndabyibuka ubwo yajyaga gukina n'ikipe ya Musanze bamugambaniye nabwo ikipe ya APR birangira igitwaye. Twese turabizi neza ko muri championnat y'u Rwanda amakipe aragambanirana pe cyane ndabizi. Noneho General akandiho biranga hahita haza uwo bita David. Ibintu noneho byase birushaho kuba bibi. Tekereza Kiyovu Sport tuzi ya Juvenal yari iri ku mwanya wa mbere igiye no gutwara igikombe cya championnat ubu tuvugana navuga ko iri ku mwanya wa nyuma. Data byumvikana ko ikibazo kiri ku muyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport David ugiye kurara rwose asanga nta kintu yuboye. Giye ni gute wansobanura ko ikipe ya Kiyovu Sport Juvenal kiyoboye yari iri ku mwanya wa mbere ihangana n'ikipe rero idakoramo. Ariko David yasanga mu bibazo by'amafaranga abanza no kurwana nabyo ntabwo yasanga ikipe imeze neza ku buryo cyohita utangira kwita uvuga ko ntacyo ashoboye muri iki gihe gito amazemo. Aracyubaka ibintu acyashye ibintu ku murongo ari byasenyutse yewe aracyagarura nyine yari gasi ya equipe. Nekeza ko ahangaha twatwese tuvuze ko David nta kintu ashoboye. Oya David nta kintu ashoboye none se je dore icyo mbishingiraho baje Juvenal turabizi ni umunyemari afite amafaranga menshi. Turibuka Rayon Sport ijya gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport ubwo bita Juvenal yashatse kugaruka bamwigijeyo bari bamukweyo kose. Ni ukubera iki bamwigijeyo kuki badashaka ko Juvenal aza baravuga bati banza wishira amafaranga wa ibintu byose ibyo wangije ongera ubigaruke tugiye kureba kwemere yuko uje uri umuyovu utaje kubyo kwibranding kuko bamushinza kubaza kugira ngo nyine yavugwe muri media supporting the equipe. None se niba koko David atari turufu yitwaza kugira ngo abashe kuba yasebya Juvenal ntabone uko agaruka muri Kiyovu kuki batamuha koko iyo Kiyovu ngayobore urumva narangiza ibyo bibazo by'amafaranga bimunanire tubirebe tubone kurimiraho ibisinde uwo bita Juvenal Mvukiye. Nukubera iki badatumaza barangiza bakamubwira ngo amafaranga turabyibuka match ya Sport igiye gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport cyagiye Sport yatsinda ibitego bitatu. Uwo bita Juvenal yashatse gutanga prime mu ikipe ya Kiyovu Sport byari bine byari ni ibitego bintu urakoze kumosora kabisa vraiment. Uwo bita Juvenal yashatse gutanga amafaranga barabyanga bamwigize bari bamukweyo kotse. Nukubera iki niba koko Juvenal turabizi ko akiyoboye Kiyovu Sport atsindaga cyane kandi David ari ku mwanya wa nyuma ntago wansobanura ngo arakiyubaka ari kiyubaka sa none azubakira mu cyiciro cya kabiri. Ikipe ya Kiyovu Sport igenda abantu babibona
niba avuga yuko koko ikipe ya Kiyovu Sport ikibazo ari Juvenal kuki batamuha ekipe ngo ayiyobore noneho ibyo bibazo tuvuga yateje mu mafaranga natayishyura tubone kumushyiraho tumurimira amasini no kubera iki kuko n'abasaza bareo baraje kandi ubona ko ari gukora ibintu byiza bahaye karibu irayoboye ikipe ya Kiyovu Sport irimo udutsiko tugomba kuvanwa kugira ngo ikipe ya Kiyovu Sport ikomeze itsinde kuko niba tubona ikipe ya Sport iri ku mwanya wa mbere nta competition ifite ntago wambwira ngo ikipe ya polisi ikipe ya APR nayo abapampe bayikozemo akazi naho ko nta kirimo wajya no mu ikipe ya polisi naho nta kirimo kubera umutoza naho n'umutoza Mashami Vincent nashoboye reka ni gute wambwira ko ufite Hakizimana Muhadjiri umwe mu bakinnyi beza hano mu Rwanda sibyo ufite umukinnyi nka Bigirimana Abedi ufite umukinnyi nka uno mu Rundi bamwita Bigirimana Abedi ufite Bazongwa Kirongozi ufite Ani Elija ufite Ishimwe Christian ukina kuri gatatu n'umwe mu badefenseur bakina kuri gatatu ba mbere warangiza ngo nutsinde niba uri ku muntu uzi football arahita yumva ko ikibazo kiri kuri ku mutoza Mashami Vincent niba ikipe ya Police Football Club ishaka ko bitwara neza ifite abakinnyi beza turabizi Ani Elija ba top scorer hano mu Rwanda ba Peter Gibrevor ni bamwe mu bantu babaye ba top scorer muri za Musanze bari babizinza cyane ku uyu munsi wa none barabuze kandi rerema bafashe bagakombina zose nziza bagakombye kuzamura revo mu gihe bagize mu ikipe ya polisi none bagezeho niyo batangiye kumanura urwego birahita byumvikana ku muntu uzi football wese ko ikibazo ni umutoza nanone bahita wibaza niba ikibazo ari umutoza ubuyobozi bushinzwe kurebera ekipe kuki umutoza batamwirukana nabo ndahita mbashyiraho ikibazo umuntu uyoboye polisi ahubwo ngiye nabona ikibazo ngiye atari umutoza ikibazo ari nuza muri staff harimo ikibazo ariko n'umutoza nese umutoza nawe tumushyire hino n'umutoza nafite ikibazo kuki adatsinda bamubonamo ubushobozi oye bamubonamo ubushobozi se afite responsibility yo gutoza agatsinda kuki adatsinda abo bamubonamo ubushobozi n'ibikibazo kirimo muri iyo area nde niko mbibona nabo umundi umuyobozi wa Kiyovu Sport nawe nako wa polisi nawe afite ikibazo yakagombye kwirukana umutoza Mashami Vincent atamwirukana ubuyobozi bwo hejuru bureberera ikipe ya polisi bakabirukana na bombi kugira ngo tubashe kubona championnat mu Rwanda iryoshye kubona rero Sport iri hariya bari abasaza bidoga bagacinya chassis de abantu bazi gutegura bitondera ikipe ya Sport turashaka champion iryoshye hano mu Rwanda ikipe ya APR ikubana ikipe ya Sport ikubana Sport nayo ishobora kujya ari ikirira ikabona no makipe amagaje azagukubita mukuri kabisa ugahita umenya kabisa kuri gukina football championnat mu Rwanda ikaryo nayo bikomoje ku ikipe ya Kiyovu Sport ikipe ya Kiyovu Sport iri mu dutsiko tugomba kwava niyo mpamvu ntabaza abantu bakurikira ndatabaza umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Kurarine uyu ni umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Kiyovu Sport naza bafashe bino bibazo bivemo nkatabaza umuntu bita mushuti wanjye Nova Bayama uyu akora kuri Patches TV n'abafana Kiyovu Sport nkatabaza undi muntu azayifashe Axel Rugangura niba koko avuga ko afana ikipe ya Kiyovu Sport ni umunyamakuru twemera hano mu Rwanda aratabaje Axel Rugangura ni umunyamakuru tuvuga ko ukomeye cyane twese turamwemera nanjye ndimo kuko niba Axel uri umuyobozi nawe genda wegire bano bayobozi no muyobozi mvuze umuvugizi wungirije wa guverinoma mu Rwanda mukemura ikibazo cy'ikipe ya Kiyovu Sport nkatabaza umuntu bita Gakozankuriza Charles uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane ufite ikipe ya Gasogi United ndetse akaba afite n'igitangazamakuru cya TV1 n'umuntu bita Sam Karenzi aba bantu ko ari batatu bafite ijwi rigera kure abandi butabarije kugira ngo bajye kureba ibibazo bya Kiyovu ba sportif ndabemera bafite ijwi rigera kure kurushaho iryange ryagera bano bantu batabarije ikipe ya Kiyovu Sport yabasha kubona solution kuko ndahita ntekereza ko harimo discrimination mu makipe niba ikipe ya Sport hazamo ibibazo inzego zose zigahaguruka bakayifasha why Kiyovu Sport batayifasha discrimination irimo we watekereza iki kuki ikipe ya Sport bayifasha ikipe ya Kiyovu Sport yo bakayihorera nukubera iki why amakipe yose ntago ari branded nukubera iki batayifasha mwari wabisobanurira je mbwira ibintu uvuze ko bikomeye birakomeye cyane kuko tujye tuvuga ukuri ikibazo ubundi kibyimba iyo urimo uragikanda ntugikande cyane ngo kimeneke birangira kidakize tugomba kuvuga ukuri kugira ngo champion football hano mu Rwanda itere imbere ibe ngiyo muri Tanzania ture uno mwanda wose urimo uvemo yes je rero nicyo nashatse kuva mu kipe ya Kiyovu Sport ikindi nakongeraho ni umugabo uri mu kipe ya Kiyovu Sport ukomeje kurya ingoma zose bamwita Emed muramwibuka Juvenal akiyoboye Emed rwose ni ikirumira habiri
iragendaga akamutaka yishakira amafaranga nabura ko nta kintu mariya abafana b'ikipe ya Kiyovu Sport Emedi we kuki batamwirukana ngo haze undi muntu mushya we ko nta kintu afashe niba ari umuvugizi w'abafana kuki atareba ikibazo kiri mu ikipe ya Kiyovu Sport niba haje Juvenal araba inkoma amashyi yiwe yirira ifaranga niba haje General araba inkoma amashyi yirira ifaranga niba haje David araba inkoma amashyi yibirira ifaranga why kubera iki kuki atareba inyungu za equipe akareba inyungu ku giti cye ibi bigomba guhagarara football mu Rwanda igatera imbere tukigira umupira muri Tanzania nibyo je navuga kabisa ubwo ne equipe ya Kiyovu Sport iyo ne equipe ya Kiyovu Sport twaturiwe uravuga uti aba bantu mentioninze haruguru aba baramutse bafashe cyo kibazo akashigira icyabo hari aho bagishyira hari aho bakigeza kandi kigakemuka urabona ngiye Fabrice ndacyari umwana aba banyamakuru ndibuze kwa tagging iyi post bari buze kwibona tagging n'abantu badukurikiye bari buze kukibona banga bushaka ko bari buze kubona ni ubona hari icyo byafashe kipe ya Kiyovu Sport n'abantu badukurikiye rwose babasharinge kino kiganiro kugira ngo kibagire kuko ngiye Fabrice ndacyari umwana uri aho ngaho ndacyari umunyamakuru turagira ariko mfite aho ushaka kugera kugenda shaka kuzaba umwe mu banyamakuru bakomeye cyane hano mu Rwanda atera ikirenge muri bano mu kirenge cya Basamu Karenzi ariko nkuciyemo ni bande wifuza nyine wumva wa byibuze ufata ndahange ningera hari anza kabisa nzaba ubundi nje mfite umwihariko wanje mfite imana idasanzwe mu buzima bwanjye ndi umunyamakuru ukurikira hafi siporo njewe nzi gusesengura football nzi kogeza umupira cyane ndi bubereke na mukanya irabanza sengura ngo ngubwo nyine uhita wogeza ndasoza nogeza match nzi gukora ibyegeranyo nzi gupresenta amakuru bisanzwe urumva je mfite umwihariko wanje rero mu kogeza buriya umuntu bita Axel Rugangura rwose n'ubucyabana niwe muntu wa mbere nireferaho mu gusesengura buranje umuntu nireferaho no umusore wari iwacu rwose hari umuturanyi Emeni Ibizi nanamusuhuza cyane rwose ahari hose yumve ko namuteye n'umufiti wacu akurikirana platform arabizi arabibona cyane tujya ducyata rwose umuntu bita Emeni Ibizi muteye salute kabisa ndagufana cyane mu bintu byo gusesengura uri wa mbere ni wowe nireferaho cyane mu bintu noneho byanye n'ibyegeranyo rwose Emeni Ibizi mwireferaho buriya ni Emeni Ibizi afite karite yo kogeza umupira gukora documentaire ndetse akamenya no gusesengura agasesengura match yo mu Rwanda n'iburayi kandi akabisesengura neza uyu ni umwe mu bantu nemera cyane rwose je nka Fabrice rwose ubikoze fresh none se haryo umenye ubwo bwari kuri radio Emeni Ibizi yakoraga kuri studio ariko ubu ngubu yarahagaze yamaze gusezera agiye gukora kuri radio Samu Karenzi bita Oxygen FM ewana ahangaye uratangaje byatari ndabivuze kabisa izina ry'iradiyo ni mwari mazarivuga avuga nta gitangazamakuru tugomba gukorera wabyumvanga naryumviyano ibyo ngibyo wudetse ahubwo habayeho shanjo ahubwo kuki turatubwiraho iki gitangazamakuru aho tugomba gukorera niyo mpamvu kuri no hari platform nayo igomba guca breaking mukanya baransobanukirwa ndabinagayo barabibona cyane nta kibazo tugomba kubitegereza tukabigukurikiraho kwa biso wari kuvuga ati Emeni Ibizi no wireferaho cyane mu bijyanye n'ubusesenguzi no gukora ama documentaire ndetse no urumva we afite diverse skills muri football ha mu Rwanda hanze y'igihugu kabisa hose abanyaruka no mukogeza ne Axel kabisa tukiri no gusesengura kugira ngo uze kuza kutugera kuri ya karite yawe yo kogeza ndagira ngo mu byukuri iyo tuvuze ati umuntu aze yitereka ngaha yarabisabye nuko abashaka kwerekana ubushobozi bwiwe kugira ngo mu byukuri nawe atangire nyine yinjire muri competitive market twa turimo ni soko tuwa tugomba guhanganiramo kugira mu byukuri nabo nagira amahirwe akabona rinji akoze penetration bizagira iki bizamubyarire inyungu so ubwo ngubwo uratangira mu byukuri n'ubundi twatangiye dusesengura twakomeza dusesengure then at the end aza kuduhereza nyuma umwihariko wawo kogeza igitego ewana ndaza kuba rwose umwihariko wo gusesengura igitego gusa ikindi naho Kiyovu tuyiveho cyangwa usoza rwose tugiye mu ikipe ya Polisi gateya ubundi ikipe ya Polisi nayo niba bashaka koko football yo mu Rwanda iryoha nibirukane Mashami Vesa bakomeze dureba champion iryoshye Mashami Vesa rwose nagashoboye nge nago wambwira ngo ufite abakinnyi nka bariya ngumbwira ngo uraza nutsinde bare abakinnyi bafite nugiye ku mwanya wa mbere aba top scorer babiri mu Rwanda warangiza ukambwira ngo uri coach why ntago bishoboka
n'ikipe ya APR. Hari ijambo ejo bundi umufana ukomeye cyane hano mu Rwanda akaba ari umufana ukomeye cyane w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ndetse akaba afana n'ikipe ya APR Football Club bamwita Rujugiro. Ejo bundi yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ati ikipe umutoza Darikonovic afite ubureyo muri we. Iryo ni ijambo rikomeye cyane byakirukana umuntu wese wese mu ikipe ya APR nubwo baba bamubeshye. Gusa nanone kandi aravuga rikijyana, ariko ugiye kureba nanone urasanga ko umutoza Darikonovic afite ubureyo. Ugiye kugarukira uwo bita Rujugiro, kuko ubundi umutoza Darikonovic yazanywe n'abantu ba muri Reyo. Abo turibuka ikipe ya Sport ubwo habaga match ya Day, hari abantu bemusinze bagasoma n'inkweto za rwatubye turabazi, benshi nabo bari mu bapape. Turabizi ko ikipe ya APR yarokirituwe n'abapape, sibyo? Ntago benshi kandi ntago ari mu ikipe ya APR, ari muri Kiyovu Sport, hari abo mu ikipe ya Sport. Kandi turabizi ko ama equipe yo mu Rwanda aragambanirana. Ntago ngiye naturuka mu ikipe ya Sport ngo nze kurokirita ikipe ya APR ngo mbazanira abakinnyi beza cyangwa coach. Reka dushobora no kugambana nkajya mubwira ibintu ari bukore. Darikonovic yenda ashobora no kuba atagambanirwa, ari poor skills mu gutoza, atari abareyo bamuzanye cyangwa iki, ariko urwego rwo kwatoza ikipe ya APR. Ariko n'urwo ruhande warurebamo ikipe ya APR turareba ngo yazanye abataka. Tugiye kureba urugero Muhammadu amafaranga yaguzwe, tukareba na Faringanye ninjye waguze amafaranga menshi, turasanga Muhammadu yaraguze amafaranga menshi. Twajya kureba mu kibuga turasanga production iza ku mukinnyi w'ikipe ya Sport Faringanye, ubu ngubu akaba ari nawe top scorer no mu Rwanda. Ubu Muhammadu wambwira ko ari ku rwego rukina ikipe ya APR. Niba ikipe ya APR ishaka igikombe cya shampiyona, niba kubure bano bakinnyi bose abapape bazanye bakorera Kristo bundi bushya. Ndabisaba bwana Afande Deo, zana abakinnyi bakomeye cyane mu ikipe ya APR, tubone shampiyona iryoshye. Bano bakinnyi bazanywe n'abapape mwemere muhombe, kuko n'umuntu wahombye ntago ajya. Umuntu bita Sherabel, umuntu bita Godwin Odibo kabisa, bakubure bazana abakinnyi bashya beza cyane. Bahite bari no mu biganiro bano baranundi batandukanye. Ikindi kintu nasaba nanone niba kontrola amakonti y'abano bapape, bari amafaranga menshi mu ikipe ya APR. Suku kubeshya bari amafaranga mu ikipe ya APR. Utunze y'urutoki kabisa, bakontrola amakonti yabo bakorera audit, kuko bari amafaranga tabaho. Nta kuntu wambwira ngo bano ba Muhammadu saguze miliyoni mu miliyoni agera mu ijana, barutwa n'abakinnyi umukinnyi waza bakagura 100 akaza akabasha gukina umupira. Ayo mafaranga yagiye he? Niba kontrole konte zabo bayagaruze, shampiyona hano mu Rwanda iryohe, bagabanya ubusambo abantu. Icyo nashimye nuko abapampe babirukanye rwose, byamaze gufata indi ntera kujya n'ubwo ikipe ya APR ikinisha abanyamahanga barenze. Hari team manager. Ibyo ni ibintu wasobanurira umunyarwanda ure wese koko. Ni binago bishoboka. Bano bapape bagiye nagira inkurikizizamo, Afande Done namugira impungenge. Agomba gukontrola bano bantu b'abapampe bari mu ikipe ya APR, bari amafaranga menshi cyane rwose, bagomba kuba control. Ubwo ngubwo nuko gahunda zimeze kabisa. Hanga yarabanje kutunyuza mu mujyo nyine no gusesengura, twinjije muri equipe ya Kiyovu Sport, avuze uburyo kibazo byakemuka, ndetse na version nyine uko abyumva, ndetse mu by'ukuri yagerageje no kubatabariza abo yavuze yamentioninze ubutumwa buzabageraho nakabuza. Garutse kuri equipe ya APR, ndagira ngo rero kugira ngo na yaspe sifite yawe nyine yo kogeza nyine igitego, urumva n'umwihariko ngira ngo wari wabimbwiye uvuga ati Tistash mwarimu nimba ndi gusesengura n'iki kuri platform, ndashaka guprofita abantu ngabereka n'umwihariko wanyu mu gukora igitego. Nta kibazo mwanya n'uwawe nagiye kudukorera iyo match Rayon Sport na APR. Rayon Sport na APR makitagaza cyane i Kigali, ari no gukora transfer. APR maze gusinyisha Denis, maze gusinyisha cyane nuka uyu muvandimwe Watara. Ne equipe maze nyine gukora izo transfer eshatu, bubatse Mande wa Denis ni mu Mande, wa Cyanuka ni mu Mande, n'ubundi Jibril Watara nawe ni kuri attack, aje kwa guhangana Mamadou Si n'abana azahaguma, ariko nawe hari amakuru ashobora kumusura muri equipe ya APRS. Ubwo ni equipe ya Sport nayo iri gukora ibintu biremereye cyane, ngira ngo mwabonye ko ejo bundi basinyishije kabisa umukinnyi, ntago baramusinyisha, ntago arasinya, ariko bisa nk'aho ibiganiro byararangiye. Anytime arinjira rwose muri equipe ya Sport. Ubwo n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Malawi, ngira ngo inkuru yo nayikozeho, abayirebye mu isubira inyuma muyirebe kabisa, ameze neza cyane bana Alon Baneng. So ubwo ngubwo ndagira ngo utwinjize mu by'ukuri mu mwihariko wawe mu gukora kabisa, ugezaho mu nda, kubera ko umwanya yagiye ntabwo ndi buvuye ngo tumwe babanje. Nanda bikunda cyane, ndabikunda ahuranya. Aya nkomeza suza bakomeje gutega amatwi Ishoti TV, kwijyana no kuri Stade Amahoro, agiye guha ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya APR Football Club. Stade ubona ko
yuzuye abafana bakubise buzuye match ubona ko iza kuryoha cyane. Aya match yanatangiye ubona ko ikipe Sport itangiye ataka mfite naho mbarenga chomeka pass kwa Ndayishimiye Richard chomeka pass externe magique kwa Muhirekeve capitaine Muhirekeve shakisha Adama aragucenga Adama aragusubira Adama arinjira muri box imberezo bamwita Adama Bagayoko. Reba abadefenseri b'ikipe ya Peri arabacenga bose bagira inyanya, ahereza pasi y'amazi uwo bita Ndayishimiye Richard arekura ishoti rikomeye cyane, arekura tirikadere, umuzamu akozaho intoki zirashya, asigaye akanura nk'umugabo wariye ibiryo by'abana. Mbega igitego! Uwo bita Ndayishimiye Richard avuga ati ntago naje gukina ngaha mu Rwanda. Rayon Sport kimwe ikipe ya Peri sufuri wa sufuri. Wari umusogongero kabisa. Mane no mucambuzi babarira bazi mwe kuma none oya banza usome banza ucuruwe oya mucambuzi va umuntu bita Ndayishimiye Richard akoze ibintu biremereye tanga pass magique. Hari ukuntu Aperi barayitsinze bayitsinze igitego kimwe kabisa. Rayon Sport oya ntago nyifana ntago ndumufana cyane. Nandukanye n'abanyamakuru abafana ari nabo bishe football yo mu Rwanda. Ari abanyamakuru usanga ku nyungu zabo bwite bakweshoninga se batunga gatoke yenda wasirire tumureke kuko ni umukozi w'ikipe ya Sport akora muri real time. Ariko nk'abantu nka Faustinho bajyara bageze nguni ngo ndumure turibuka Rayon Sport ijya kuzana abari bafite makazi ni umunyamakuru ukora ku yindi radio izo ni ugushyigikira inyungu ze bwite. Yagakombye kuvuga n'ufana ikipe ya Sport ugira ngo ariko yari kuri mainstream agerageza kubivuga. Oya uri turabyibuka yakoze ikiganiro atunga gatoki umuntu bita Byiringiro Raga, sibyo? Byiringiro Raga twese ubundi ibintu byose dukora tuba dushaka amafaranga, sibyo? Jewe ntago nanga ikipe ya Sport, sibyo? Twese turi abantu baba bashaka inyungu zabo bwite. Niba Raga yaraje akabona mu ikipe ya Polisi yabona umugato wagije akaba ari hajya umuntu w'umunyamakuru mu professionnel agomba kugenda agakoresha amagambo nk'aya yakoresheje. Njyewe bazambona umunsi nabaye umunyamakuru mu professionnel agize bazasobanukirwa. Ntago nzazi umuntu wari we wese izagira gukora amakosa nzavuga ntagendeye ku magi. Nzaba umunyamakuru professionnel utavuga ngo bankandi akanyenye mvuga ibintu kuko ari byo kabisa cyane kabisa. Alright, so dusoza ndagira ngo winigura uvuge nk'ijambo rimwe ikindi kintu wumva ushobora kubwira abanyarwanda nyina kuri cyane Short TV kugira ngo naza kunigana ijambo by'ukuri ugasanga icyo nakora soje arakano wari ukeneye ko gatambuka gadatambutse. Icyo nakora no kubanza nkasuza abashuti banje rwose b'abanyamakuru bamwe turi inshuti. Eme nibizi rwose ngomba kumusuza umva ko Fabrice yagusuje. Eme nibizi umuntu bita Sam Karenzi uriya muntu ndamwemera mukure kuri miriro numwe mu bantu naye bavugisha ukuri batagendera ku magi kabisa. Nkasuza umujyamo wanjye nubwo aracyari umwapkamingi akora kuri Pakistan bamwita Nova Bayama. Niyo mpamvu wavuze ko ashobora kurokora cyane. Ni umufana wa Kiyovu Sport cyane. Umuntu naza ashaka kumva Kiyovu ngomba kugenda rwose ngomba kumusuza n'inshuti yanjye n'umuhanga n'umushamira. Ikindi nakora no gusuza abanyenyanza ari iwacu rwose b'inshuti zanjye mwese Nova ariko Nova nangiza Nova korana nabaye yitwa Neva we icyo ngomba rwose ni ukubasuhuza abashuti bacu bari Nyanza. Nta yindi kintu bagomba gukurikira Short TV. Hano no hano abanyemano nkanje babakura utaje ku Short TV wabakura tuzakira n'abandi yes ni ukuza ku Short TV bakabakurikira. Nawe ikindi nakora ni ukubashimira mwebwe wowe mwarimu ndetse na Mucambuzi mwebwe mwama ijambo rwose mukanyakira nkabasha mukashyira kuri platform nkigaragariza abanyarwanda nkabasha kugaragaza ibyo nshobora. Uretse nta kindi navuga uretse ko mu mutima rwose mwanyakiriye numva ngize chef de Paul kabisa murabo kubaho. Sawa dusuza abantu b'Inyanza Mutarama. Asante sana.
reka nze nkukore mu ntoki kabisa, uri umuntu w'umutsaramu cyane, Imana iguhezagire kabisa. asante kabisa.